ubwo Paul Rutikanga yarebaga MC amuri kurenga amuhe kuri mikoro agira icyo yaba yavuga, nibwo yamurembuje gake. MC ubwo yazaga amwegereye yamwambuye mikoro maze arashidikanya cyangwa yagizemo ubwoba impamvu Paul Rutikanga yamwambuye mikoro, abakoze mu nganzo atangira kuririmba. MC aratungurwa, abantu baratungurwa, ni burya azi no kuririmba. Rero kugira ngo ace amazimwe yuko n'amakuru bavuga cyangwa no mu biganiro bakora ntabwo babikora n'ubundi ufite ijwi rigoramye. Yabyemeje rero ubwo yatunguraga abari bitabira ubukwe bwe, maze akora mu nganzo aririmbira umugore we ati shenge mubwire ko mukunda, amubwira ko urwa mukunda nta kintu na kimwe byarugereranya nacyo rwose. Umugore we yaratunguwe, Uwase Caroline yaratunguwe cyane kubera ukuntu yabonye umugabo we aririmba. Abantu batangiye bacitse ururondogoro rero kubera ijwi rya Paul Rutikanga. Benshi bagiye bagira icyo babivugaho, ariko we ntacyo byimubwiye, nta nicyo byari bimubwiye abikora, kuko yari ari kuririmbira umukunzi we kandi iryo jwi ryarasohotse rigasohoka ribwira umukunzi we, n'umukunzi we kandi byaramushimishije cyane. Wabonaga ko atunguwe, arishima cyane. N'ibirori rero byabaye byiza cyane. Ni ubukwe bwa Paul Rutikanga bwaranzwe n'udushya twinshi dutandukanye. Nkaba ari byo ngiye gutangira nta na kimwe nciye ku ruhande. Bwabaye ubukwe bwiza, Paul Rutikanga yakoze ubukwe bwiza. Buri wese wabutashye cyangwa buri muntu wese wabubonye aba yavuga ko ari igisobanuro cy'ubukwe bwiza bwabaye muri uyu mwaka wa 2025. Reka rero tubyinjiremo neza akantu ku kandi, muhaye ikaze kuri Aneza TV Show. Muri iki kiganiro nakwifata, nagutegereza gusa ngo wumve nawe uri buze gutanga igitekerezo. Ndagushimiye aho tugiye kubana, kandi niwibagirwa gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi chaîne kugira tujye tubana mu biganiro byose bitambuka hano. Reka rero kandi umanuke gatoya, nyamuneka ujye muri comment utubwire nawe udushya warabonye muri ubu bukwe bwa Paul Rutikanga, cyangwa se twaba turi gukabya ntabwo urwego twabishyizeho ari rwo. Reka dutangire. Nk'ubukwe bwose cyangwa ibirori byose burya bigira udushya twabyo. Rero ni muri ubwo buryo n'ubukwe bwa Paul Rutikanga hari udushya twagiye tubonekamo dutandukanye, ari two tugiye kurebera hamwe. Ni ubukwe bwabaye ku itariki 29 Kanama 2025, bukabera Rebero. Nk'ibisanzwe ubukwe bwose uko buba habanza gusaba no gukwa, hariho ariko abatabikorera umunsi umwe, ariko bo babikoreye umunsi umwe, barasabye barakwa ndetse bajya no gusezerana imbere y'Imana nk'abandi bageni bose. Nkundira maze unyemerere dutangirire mu gusaba no gukwa, aho ariho udushya twinshi twagiye tugaragara, ariko tutirengagije nako kuririmba byaje mu nyuma yo mu gusezerana. Ibirori biba ari nabyo biba biri busoza ubukwe byo kwiyakira bavuye mu gusezerana imbere y'Imana. Rero ubwo umugeni bamusangaga mu nzu bagiye kumuzanira uwo yakunze, uwo bakundanye, uwo yihereye, bagiye kumumuzanira. Ubwo Paul Rutikanga yari yicaye yigunze, abona ku ruhande rwe nta muntu hari, ariko nakebutse gake ndeba umugabo wamwicaye iruhande, mbona ni umunyamakuru Mbabazi Gerard wari wamwambariye, basaga neza cyane. Hirya mbona abanyamakuru benshi bamugaragiye, abanyamakuru bitabiriye ubukwe bwe, abanyamakuru baje kumushyigikira ndetse no kumutera ingabo mu bitugu. Mbonamo abanyamakuru bakorana kuri RBA, mbonamo abandi banyamakuru bakora ku bitangazamakuru bitandukanye, dore ko mbere yuko aza kuri RBA hari n'ubundi ibitangazamakuru yagiye anyuraho, nko kuri Cloud TV yakoreyeyo, arangije yavuyeyo yerekeza kuri TV10 naho akorayo, ariko naho ntiyatinze dore ko yaje kwerekeza muri RBA, ariho yakoze igihe kirekire dore ko kugeza n'ubu ngubu ariho agikorera. Abo banyamakuru rero bose b'inshuti ze, zaba abo bakorana kuri RBA, yaba abo mu bindi bitangazamakuru bitandukanye, yaba ari abakorera ku miyoboro y'ama YouTube ndetse n'abakorera ibinyamakuru byandika, bose bari baje kumushyigikira bamutera ingabo mu bitugu. Wabonaga ko ari ibintu byiza, ukavuga ati mu gisata cy'abanyamakuru shaka kuba na rwango rurimo, barashyigikirana rwose. Kandi n'abatarabashije kuhagera bagiye bamwandikira ubutumwa, nubwo batari hagaragaye amaso ku maso, ariko bari bamuri inyuma, ndetse hari abagiye babigaragaza bandika ubutumwa bamubwira ati
rwose urugo rwiza. Ubwo yateraga urutambwe ruva mu nzu rugana hanze aho yari agiye gusanganira umukunzi we, umuhanzi Masamba Intore yaserutse neza, umuhozi aririmba muri rya jwi rye ryiza rikunzwe n'abantu benshi abenshi bari bitabiriye ubukwe. Nyumva iryo jwi rya Masamba nararanganyije amaso mu bari bitabiriye ubukwe, mbona bamwe batangiye gukora mu mifuka, abandi mu mashakoshi. Nibaza ikiri gutuma bose mbona amaboko yabo hari ikintu ari gushaka, ariko nakomeje kwitegereza mbona ni telefone bari gushaka. Bose batangira kuzamura telefone, baravuga ati birashoboka yuko uwaba waduteranirije ahangaha yabaje. Ariko nanone ijwi rya Masamba naryo ryatumye bazamura telefone, batangira gufata amafoto, batangira gufata amavideo, bumva ko byari ibintu byiza cyane. Umugeni yaramuzanye amuririmbira neza, rya jwi ryiza rikunzwe n'abantu batari bake, batangira gukoma amashyi, ababyeyi batangira kuvuza impundu. Ariko nubwo iryo jwi ryari ryiza, barenzaga amaso bari gushaka umukobwa wa Paul Rutikanga yihebeye, ari wari wanabateranyirije aho ngaho. Rero yaraje asa neza, yari umugeni mwiza cyane rwose, yasaga neza cyane, ubonaga ko ari ibintu byiza cyane. Abakobwa bari bamwambariye bari abakobwa beza, basa neza, bambaye neza. N'ubukwe bwari bwarateguwe pe. Akandi gashya kabaye ni uko umukobwa yagiye yihuta cyane, aragenda n'amarira menshi, yicara kuri mama we umubyara. Ubona ko nyine ashobora kuba agize agahinda kuko agiye kumusiga, ariko mama aramubwira ati ugiye si habi, uriya musore rwose nta kibazo kigenda, kandi nanjye ndahari, nzagusura mukobwa wanjye. Aramuhanagura arongera aragenda, ariko ayo marira ntabwo twamenya aho yagiye. Umusore bikundaniye maze aramuhobera, amarira yamarira yose yariraga agitekereza ko ashobora kuba agiye gusiga mama we. Ntabwo twamenya ahantu yagiye ubwo yari ari mu gituza cy'umugabo we Paul Rutikanga. Ubukwe bwarakomeje, udushya tw'urango twigize duhagarara guhera ubukwe butangiye kugera busoje. Twumvishe ijwi ritandukanye n'iryo twari twumvishe mbere ry'Intore Masamba. Mu gukebuka twese turaranganya amaso turi gushaka uri kuririmba, twabonye ari Jules Sentore. Araje aririmbiye abageni neza, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Umugeni arishima aratwarwa, ariko Paul Rutikanga akabona ntabwo bihagije. Abangaba ari kuririmbira umugore wanjye, ariko nanjye kizemo ijwi ryanjye byaba byiza kurushaho. Aribwo yafataga mikoro nawe maze atangira gukora mu nganzo, aririmbira umugore we. Abantu bose barishima, abantu bose baraseka, benshi bati ariko ubundi wakora amakuru, wavuga amakuru ufite ijwi rigoramye? Ahubwo azashaka ukuntu agera muri studio, kuko turi kubibona ko rirajwi rwose barigorora rikaba ijwi ryiza. Ubwo nakomezaga kwitegereza, nabonye abanyamakuru ubwo bari bamushagaye rwose, ubona ko bamushyigikiye. Ndebye hirya gato mbona umunyamakuru Mutesi Scovia yari yawutashye nawe, ubona ko basaga neza kandi bari babukereye rwose, ubona ko baje gushyigikira umusore wabo basanzwe bafatanya akazi k'itangazamakuru. Nabonye na Mukamabano Gloria, dore ko ari n'umudamu bakorana mu biganiro cyangwa no mu makuru, bafatanya mu kazi bakora, kandi ukabona ko bahuje bakaba n'abantu bashyize hamwe. Wabonaga ko rero nawe yari yishimiye yuko noneho batagiye kuzajya bafatanya ari umusore, ahubwo nawe yafashe ingamba zo kubaka umuryango. Rero nawe wabonaga ko yari yaje yabukire rwose yishimye. Gerard Mbabazi nk'uko nabibabwiye yari umunyamakuru kuri RBA, niwe wari wanamwambariye nka pare, nubwo kuri ubu atagikora kuri RBA, dore ko n'Umutoni Nadia bakoranaga na Gerard Mbabazi mu kiganiro cya Zoom in. Gusa Gerard Mbabazi we yaje gusezera kuri RBA, ubu ngubu asigaye yikorera ku muyoboro wa YouTube. Ndakeka mwebwe mumuzi cyangwa mwari mwaramukunze kuri RBA, mwaramukurikiranye no ku muyoboro wa YouTube channel ye, kuko akora ibiganiro byiza cyane. Mu basore bamwambariye harimo n'abasore b'abanyamakuru, rwose bari bamwambariye bamushyigikiye. Wabonaga ko ari ibintu byiza. N'ubukwe wabonaga ko inshingano nyinshi zagiye zihabwa n'ubundi abo bakorana mu kazi, cyane cyane mu gice cy'itangazamakuru. Mbere yuko dusoza, hari agashya waba warabonye mu bukwe bwa Paul Rutikanga.
nyorokere muri komenti maze utubwire. Reka dusoreze ahangaha rero, ndagushimiye wowe wankurikiraniye guhera ikiganiro gitangiye kugeza tugisozanyije, uri uw'agaciro cyane. Naho nk'ibisanzwe njyewe ndi Anizia Uwingeneye, icyo nsaba ni kimwe, ni ugukora subscribe tukajya tubana mu biganiro byose bitandukanye. Wibutsa ko ibiganiro biryoshye kandi bisukuye nta handi wabisanga uretse kuri Anizia TV show. Ndabashimiye.